ase izi wagwiramo bya ubuse basaza babo ntabwo baharimo ari bireka nzane phone bahamagara mvuga ko bari nyine muhamagara umwe Alo be uri wanyuze ari benyine reka nze nkure Nari bishatu bagereho n'abasaza babo naba hari kabisa Imana izabona ko twanyine twambaye amacupa kubera iki reka cyo duhindure Imana kwiye twambaye ibintu bisaba byana byatunyije n'ijisho Mana nari binembo we giye duhindure Mana we nabi kandi wipantye bya danje Sisheri basaza abantu bagiye basaza bacu bajya ahantu kure cyane ntugire ikibazo sheri warukumbuwe sho nyine no tu business imbandimo tugatuma tubura ariko umukumbe ndaremba sobizi nawe numvise batanga mutangaza se ko warenze sho naho ngo waburengereye sheri ndabona uyu munsi waje wambaye neza sobizi nge every day so you want to keep for Yalla sheri nakubeshya down neze neza ngiye kuzana uburaya hano Yalla sheri reka nikiniraga Sister wani bandi ntago ari ngewe n'uriya wabazanye nyine abangaba nabo dusengana abo musengana nkaba nsanze mwicaye gutyo bro nakubeshya aba ni abasheri bacu uvuze guki amfera kubekira atatu n'inshuti bisanzwe ngwiki reka nze mbere Alex muri ibyo abasista bacu badukoreye Hola, niti senyota. sha batuzana za kamanayo hano Undi so hirya witwa ndese ubusa nk'ibandi. niyo nitwa Gaston Mbonye ndi umuturanyi wanyu n'abagenzi ibyo se wowe n'ibikubajije Undi se kira cyo cyitwa njyewe nitwa Izi ariko mba hano ruguru none se mumaze amasaha angahe hano tujyagera nta n'isegonda rishize ngo mwahageze tukihava akuze uko ari byo biriya bikaritasi tubikorera iki manu wabyaka amafaranga nonse nidusanga batayafite niyo tuzi ko wabyibagiwe tubake n'imyenda manu n'ibyo icara hariya vuba
ushaka gutaha nasiga imyenda yambara agende. so gutikuramo bro. nimba we wagiye gumaho nitahi. Ase bro, unabona nimba hii imyenda nyiraho ndi mubyeyi w'iki ko navaye.